ntawe nagishije inama njya kubana nawe Yeah. you know nta nuwo nagishije inama njya kubyarana nawe so it's all about me. nongere nguhanurire bazamwica uriya niwe wirukana abantu mu gihugu. Sandra wakwitahira reka mbereke bano bantu ngemba mu rugo rwabo ni mu burasirazuba bwa Kongo ntibatozeka ntabwo batozeka kandi barwana badahagarara ariko muri kizarangiza umwe agomba gupfa mu gihe bidakemukiye umunsi ariko umwe agomba gupfa. abacengewe n'iyobokamana bizera ko Imana itakwikuriza umusaraba udashoboye, ariko hari aho bigera abisi bose bakarambirwa guhora bakumva mu nkuru z'ibigeragezo n'imisaraba biremereye ku buryo iyo uri mu bihe nk'ibyo hari n'abadatinya kugucyurira ko ari wowe nyirabayazana wabyo. Tudaciye ruhinga nyuma, umunyarwandakazi Miss Teta Sandra ni urugero rwiza rw'umutegarugori wageragejwe bikomeye n'urushako agiye kumaramo imyaka 6 akubitwa umusubirizo n'uwo yishakiye avuga ko amukunze kurusha abandi. Cyakora kuko inzira ntibwira umugenzi, kuko iyo Miss Teta Sandra asa kugira ubushobozi bwo kurunguruka mu hazaza he, yari gusiba paji y'urushako rwe n'umugande w'izoma nizo bahujwe na Ndagukunda, nyamukobwa agahita asimbukira mu bicu agira ati ubwo ngiye gushaka mu muryango w'abamayanja singipfuye ukundi. Gusa disi izo zari inzozi nk'iza wa mukene warose arya yakanguka akabibura, kuko imibanire yabo mibi yarenze gukomanya amahembe, ahubwo ibipfunsi n'imigeri bigahabwa intebe mu rugo rwabo. None ubu babonye bidahagije biyambaza izindi ntwaro zirimo kurwanisha imodoka, nk'aho ikigambiriwe ari uko umwe muri bo yazica mugenzi we. Tariki 22 Nzeri 2025 nibwo ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amajwi n'amashusho agaragaza Sandra Teta n'umugabo we w'izoma nizo batungana bikomeye nk'abari bamaze kurwana. Mu ijwi ry'umugabo wa Sandra Teta yumvikanye atabaza mukuru we Dr. Jose Chameleone ngo azamufashe basubize umugore we Teta Sandra iwabo mu Rwanda, kuko ngo ari umugore mubi wari unaherutse kumugonga n'imodoka ku bushake akagera naho amuvuna akaguru. ati umugore yarangoze ati ntiyamvuje ukuguru kugeza aho kwishyuza atari ku mugore, ati umugore arangije ati sohoka ujya iwanyu, Sandra sohoka usubire iwanyu, Sandra sohoka, ati genda Sandra ati turareba mukuru wa Chameleone agahinda ndimo, murareba agahinda ati ntacyo bitwaye, ati tsoke nta inka cy'isomero muraba bampisa, ati muraba bampisa. Ayo mashusho yakurikiwe n'andi yagaragazaga imodoka ya Teta Sandra yamenaguwe bikomeye, amakuru akavuga ko umugabo we w'izoma nizo ari we wayimenaguye mbere y'uko afata ariya majwi n'amashusho yafashe agamije kwereka rubanda ububi n'ubugome bw'umugore we ngo wari unaherutse kumugongesha iyo modoka ye. Uburemere bw'amakimbirane arambye hagati ya Sandra Teta n'umugabo we bwatumye mu bihe bitandukanye leta ya Uganda ihitamo kuba hafi y'umuryango no kuwugira inama, ariko n'ubundi biranga bibi by'ubusa, intambara zabo zikomeza kwiyongera kugeza ku rwego na ambasade y'u Rwanda muri Uganda yahamagaye Teta Sandra imusaba gutaha mu Rwanda niba koko akarengane kavugwa mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga ariko yakorerwaga n'umugabo we. Kubera nta mutuzo umara kabiri mu rugo rwabo, abasesenguzi mu byerekeranye n'imibanire ya muntu babona igihe kigeze ngo bombi batandukane mu mahoro, bitaba ibyo ngo intambara zabo zikazashyirwaho iherezo n'urupfu rw'umwe muri bo uzica undi. ariko harimo akantu kambabaje, harimo akantu kambabaje ngewe numvise karimo n'uburasiste umunyarwanda ufurumodeye wa mu Rwanda. Nese aguma gushibangira ngo umunyarwanda nasubiri wawe mu Rwanda, uriya niwe wirukana abantu mu gihugu. Sandra wakwitahira nongere nguhanurire bazamwica
reka mbereke bano bantu ngemba mbona urugo rwabo ni nk'uburasirazuba bwa Kongo. ntibatozeka ntabwo batozeka kandi barwana badahagarara. Ariko buri kizarangiza umwe agomba gupfa. mu gihe bidakemukiye umunsi ariko umwe agomba gupfa. ukuri kuvuga ko amaso akunda areba imirari kuzwi na Sandra Teta wirengagije imyitwarire mibi ya Weasel Manizo udasiba kuvugwa mu nkuru z'ubusinzi bukabije budatana n'ubusambanyi bwatumye abyara abana benshi ku gasozi, dore ko hari n'amakuru avuga ko muri rusange amaze kubyara abana 22 ku bagore batandukanye. Muri 2020 ubwo Sandra Teta yafataga umwanzuro wo gusanga umuhanzi Weasel Manizo babanye ariko badasezeranye imbere y'amategeko, abakurikiranira hafi imyitwarire y'abamayanja bavuze ko amahitamo ya Teta azayicuza mu myaka iri imbere. Abavugaga ibyo babishingiraga ku mpamvu zirimo kuba uyu Weasel Manizo yarahirutse gutandukana n'undi mugore babyaranye witwa Talia Kasim wahisemo guhunga Weasel wamuhozaga ku nkeke ijoro n'amanywa. Gusa niyo urungurutse mu mateka y'abavandimwe ba Weasel Manizo bazwi nka Mayanja Boy usanga basangiye ikitarusange cyo kunanirwa n'urushako, ku buryo abahoze ari abagore babo babavumira ku gahera kubera kwibuka ibiboko n'imigeri bahatwaga n'abagabo babo, bamanyirari ryo kunywa inzoga nyinshi bakibagirwa kwita ku miryango yabo. Ariko se ku izina Teta Sandra rikunze kuba intero n'inyikirizo mu binyamakuru byo mu Rwanda no muri Uganda kubera amakimbirane ye n'umugabo we Douglas Seguya Mayanja wamamaye mu muziki nka Weasel Manizo, ubundi Teta ni muntu ki? Bamwe bati nta mugayo uyu munyarwandakazi ameze nka yambeba yakurikiye akaryoshye munsi y'ibuye ikakura inda y'akabati. Abandi bati nawe ntashobotse kuko niyo usomye amateka yahahise he usanga yari amanyirari ryo gukundana n'abasore bakurikiyeho ubwamamare n'amafaranga aho kuba urukundo rwera de. None se inkuru mpamo ku buzima n'amateka bya Sandra Teta ni iyihe? Byinshi ku buzima bwe kuva akiri muto tugiye kubyongeraho, inzira y'inzitane igana ku bwamamare yaronse guhera muri za 2012, ubundi tuze gusoreza ku nkuru igaragaza uburyo Sandra Teta yakoresheje iturufu yo gukundana n'abastar kugira ngo akunde icyamamare birushijeho, ari nabwo buzima yaje guhuriramo n'umuhanzi Weasel Manizo bakundanye urw'agahararo, rwamara gushira bagatangira guhundana byo kwicana birengagije ko bafitanye abana 2 bitezeho kuzabigiraho byinshi cyo gukora urakizi. Ikaze rero mu isi y'ibyamamare aho ubuzima bw'abamamaye buri ku karubanda.